ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira kuri topike ivuga ngo ubushobozi bw'Imana mu bantu. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 25. Bibiliya iravuze ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Amen. Kimwe muri byinshi ubushobozi bw'Imana bukora, ubushobozi bw'Imana buvuguruza isi. Ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana biri hejuru ya kategori isi n'abantu byadushyizemo. Nimvuga isi wumve abazima babi. Isi igitwitegereza ikatugenera igihe ntarengwa cyo kubaho, ikatugenera igihe ntarengwa cyo kuyibamo. Yabona urangije umwaka udapfuye ngo uyivemo, ikavuga ngo uyu urawurangije ariko uriya ntuzawurangiza. Kumbe ihishwe yuko imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana yakoresheje ikurinda mu mwaka uhise n'ubundi ntaho bwigeze bujya, za mbaraga zikikuriho zikikurinze. Isi igahishwa yuko yakurwaniriye cya gihe itigeze ipfa. Isi igahishwa yuko yakurwaniriye itigeze isaza. Isi igahishwa yuko yakurengeye itigeze isinzira ntimenye ko ikikubereye maso. Isi yabona ukuriwe wenda kubyara ikakubwira ngo waramudutwitanye birakunda ariko ntuzamutubyarana ngo bikunde, ikavuga ngo uzagwana nawe mu byuma, ariko ubushobozi bw'Imana ikureberera, haleluya, bukavuguruza iryo jambo isi yagennye kuri wowe, ukavuga ngo ntabwo ariko bizaba. Ubushobozi bw'Imana buvuguruza isi. Ubushobozi bw'Imana ni bwinshi kugera ku rwego burenga imipaka, bukarenga za bariyeri, bukarenga imbibi isi yadushyiriyeho. Isi iyo itureba itubona nk'uko barebaga Kristo mu gihe cye, bakavugana baturiya se ntitumuzi, bakavuga ngo nyina si Mariya na se si Yosefu w'umubaji ntitubazi, bakavuga ngo bashiki be n'abarumuna biwe ntitubazi ntiduturanye. Kumbe bari bahishwe ko ari umucunguzi w'ubugingo bw'abari mu isi bose bazamwizera. Ndabyibutse umunsi bamubamba, banze yuko ibirenge bye bikora ku butaka ngo bamubambe ibirenge bikora ku butaka. Baravuga ngo nitumubamba ibirenge bye bikora ku butaka turaba tugabanyije urwego rw'ububabare yari guhura narwo ku musaraba bambye. Baramuzamura bamushyira muri 1/2 cyawo mu burasirazuba bwo hagati muri Palestine, baramubamba. Kumbe bari bahishwe ijambo ry'uko munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu ari itorero rizajya rihagarara rikaharuhukira, rigatura imitwaro, rigakizwa amaganya, rigakizwa agahinda, rigakizwa intambara, rigakizwa amakuba. Nicyo cyatumye muririmbyi aririmba akavuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze. Itorero riri munsi y'umusaraba wa Kristo, munsi y'ibirenge bye, muri wa mwanya basize bamubamba, niho itorero rihagaze. Natwe iyi si tureba itugereranya nabi iwacu, igacukumbura ibisekuruza byacu ikabitwitirira, igafata imivumo, igafata na za karande zo mu bisekuruza byacu ikabiduhekesha, ikabidutwerera. Bakavuga ngo na sekuru niko yari ameze, bakavuga ngo na se niko bizamugendekeye, bakagira ngo nawe uri muri Kristo Yesu niko bizakugendekera, ariko siko bizaba. Iyi si igihishwa yuko kumenya Imana atari ukwibeshya. Ntabwo bajya bamenya yuko kuyimenya atari ukuyoba. Bajya bahishwa yuko iyo umuntu wese ageze muri Kristo Yesu, kabone n'ubwo yaba avuka kuri se w'umupfumu na nyina w'umucuraguzi, aba ahindutse icyaremwe gishya.
ubushobozi bw'Imana buvuguruza isi. Niba uri muri Kristo Yesu uzarindirwa muri we. Niba uri muri Kristo Yesu hari ibintu Imana izashobora mu buzima bwawe bitigeze bishoborwa n'undi muntu uwo ari we wese. Amaboko y'Imana hari ibintu azagukorera.